hari tariki ya 6 Mata umwaka w'1994 ubwo ihanurwa ry'indege ya Habyarimana byabaye imbarutso yo gutangira jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Hishwe inzirakarengane zidafite umubare mu gihugu cy'u Rwanda rwa mwene Kanyarwanda, ahari urukundo haciye urwango, ibyari umuntu bihinduka ubunyamaswa, abana barishwe, ababyeyi bakorerwa iyicarubozo, urubyiruko rutagwa mu ruzi, abakecuru n'abasaza bamanikwa ku migozi. None ngo kubera iki nibuka? Nari mpari abantu bahuje uruhu bahunga urukundo. Nari mpari abo twari twiteze kudutabara baduteza abadutema. Nari mpari abasangiraga igikatsi basonga abo bise abatutsi ibisongo mu maso. None ngo kubera iki nibuka? Ntago nari ndi hariko ndibuka kuko abakiya basigaye bansangije inkuru barokotse. Ntago nari ndi hariko ndibuka kuko nakuze njyenyine ntazi aho bari kundera biciwe. Ntago nari ndi hariko ndibuka kuko kumenya aho njya nagombaga kumenya aho mva. Ndibuka kuko nubwo amaso yanjye atabibonye, amatwi yanjye yarabyumvishe. Abanyarwanda bagasangiye basurwa n'abazimu bifuza gusiba bagenzi babo kuri iyi si. None ngo kubera iki nibuka? Ndibuka kuko ndi imfubyi, ndibuka kuko ndi urubyiruko, ndibuka kuko ndi ishami ryashibutse ku giti cyatemwe kitarakura. Inzirakarengane zitabarika zasize uko zaremwe. None urambaza ngo kubera iki nibuka? Reka mbaze inshuti zanjye, ese kubera iki twibuka? Nitwa Uwitonze Diane. Twibuka kuko duha agaciro abanyarwanda bazize uko bavutse, tunasigasira amateka yacu ngo adahungabana, duharanira kandi ko ibyabaye bitazongera kubaho ukundi. Nibyo koko, utazi yava ntamenya n'iyajya. Twe nk'urubyiruko benshi muri twe ntitwariho, ariko n'amateka y'abacu n'u Rwanda rwacu. Turibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, duharanira kwiyubaka no kubaka u Rwanda rwacu kuko nitwe Rwanda rw'ejo. Ese kwibuka ubifata gute? Amazina yanjye nitwa Kamikazi Mutesi Bazibagira Joan. Kwibuka no kudaheranwa n'agahinda, twibuka aho twavuye ndetse n'ibihe bitari byoroheye inzirakarengane zazize uko zavutse. Ese nk'urubyiruko dukwiye gukora iki ngo duhashye abapfobya n'abarwanya igikorwa cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi? Amazina yanjye nitwa Ndori Happy. Twe nk'urubyiruko impamvu dukwiye kwibuka ni ukugira ngo tutibagirwa amateka kandi dusigasira ibyiza byagezweho, duharanira ko jenoside itazongera kubaho ukundi. Turibuka kandi tuniyubaka. Bana wandemye, kuki wabyemeye? Rwanda rwatubyaye, uriya wazize iki? Urumva ikiniga? Ndumva ngiye kwicwa n'agahinda, ndumva amarira yenda kuzura mu nda. Mfite ubwoba, ndashaka kubona aho baba, ndifuza kubahobera wenda bwa nyuma. Ndi gushira numva ishavu rirenda kunshagagura. Ese nkora iki? Mvuga iki? Ngire ntabwo ngarura inzirakarengane? Ese nzakomeza ntegereze kugeza ryari Imana? Nukuri ndabakumbuye. Frederic we, Gisette yantumye ngo usuze Patrick, umubaze nimba cy'inshuti na Cedric. Mubwire ko Clotilde aramukumbuye cyane, byaramugoye ariko Imana iracyamuyoboye.
ba bana basize baracyahumeka kandi barakomeye. Nitwa Victor, nakuze nyuma y'ibyabaye. Igihugu cyari mu marira. Navukiye mu gahinda k'abambyaye, nkurira mu cyuho cy'abagiye. Mana wari uri he? Kubera iki wadusize? Twari dufite icyizere burya rya joro ngo uraza gutahirwa dutabare. Buriya kuki utahagaritse bihemu mbere yo kutwicira imiryango, inshuti n'abavandimwe? Umbabarire Nyagasani, simbitewe n'ubutoni, ni ubutitsa bw'umutima. Urabibona amarira aratemba n'imitsi y'imisaya yazamutse. Ndabizi urankunda ntuzantererana Mana. Ndabizi uruhare ntuzatuma byongera mubyeyi. Ndabizi nk'abanyarwanda uzaduha ubuzima buzira umuze. Ahavuye amaraso yabo dufitanye isano uzahohereza amazi y'umugisha. Ndabizi igihugu cyacu kizongera gitemba amata n'ubuki. Kandi ndabizi Mucunguzi byabaye ufite impamvu. Nizera ko nabo wabahaye iruhuko ridashira. Munyarwanda uri kunyumva, rubyiruko ndetse namwe babyeyi, njyewe nawe turi imbaraga z'igihugu. Ni twebwe ubwacu tugomba guha urwatubyaye agaciro. Ababona urwaho ngo badutanye, reka tubateshe hakibona, tubaburizemo iyo migambi igamije kuturoha. Ingeso mbi zose tuziha akato, dufatanye urunana, duture mu mutuzo. Reka dukibure barya bakiboshywe, tuhashye abashaka kutureshya, maze duharanire kurwanya icyabangamira imibanire n'imihahire yacu mu mahoro. Hari abakiri bato, nyaboneka ababyeyi mubicaze, mubaganiriza amateka, mubabwire byose bakure bazi ibyo mwaciyemo. Nibwo buryo bazabatiza imbaraga zo kurwanya icyadusubiza mu mwijima. Bazabakira nimuba munaniwe, ubwo imisozi igihumbi rugumana urumuri rw'icyizere. Mureke umuco wacu ntuducike, tuwucigatire n'amaboko yombi. Ntuducumbikiye ntaducunge, maze aducike ngo aducemo ibice. Ducane umuriro w'icyizere, tureke gucengerwa n'icuraburindi. Mureke ibibazo byacu tujye tubicoca, twicarane, ducudike kandi ducane uwaka, ducuranga injyana c'amacakubiri mu Rwanda rw'Abanyarwanda. Abanyarwanda twigire ku mateka y'ibyabaye, duhuze umugambi ntumberi bimwe, twubake igihugu kizira umwiryane, kizira inzangano n'inzika. Twubake igihugu gihusha imbaraga. Reka twiyuhagire umwanda w'urwango, twambare umwambaro w'urukundo. Twiyubake, dukundane, twitunge kandi dushyire hamwe. Erega muhumure, muhumure, tuzaba imbuto z'imigisha zeze ku giti cy'umuroho. Muhumure, tuzaba amashami y'ibyishimo yashibutse mu giti cy'ishavu. Muhumure, tuzabyara twororoke, dusangire akabisi n'agahiye. Nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yabivuze, baducukuriye ibyobo, baduhamba turi bazima, ariko ntibari bazi ko turi imbuto zikura. Twarakuze kandi duhagaze bwuma, nta kizongera kudutandukanya. Hari icyizere cy'ejo hazaza. Impore Rwanda, urubyiruko rwawe, ntituzatuma ibyabaye byongera kuba. Amahoro y'u Rwanda ari mu maboko yacu. Duharanire kutazaheranwa n'agahinda. Mana Data wa twese uri mu ijuru, niwe waturemye uzi impamvu, niwe watubeshejeho kugeza kano kanya. Reka utuyobore, uturinde abanzi, uduhe imbaraga zose zishoboka, tuzifashishije turwanya icyatuma
ibyabaye bigaruka aho twavutse. Mubyeyi wa jambo uduha amahoro, uduhe kwiyunga, duhe gushyira hamwe, twese dukunda u Rwanda waduhaye, tubisabye twizeye, ubaheze Kristo umwami wacu, amen. Urakoze kureba iyi video. Nitwa King Vicky, gira amahoro kandi uhorane imigisha.